wari uzi ko ushobora kwikorera invitation y'ubukwe kuri telefoni yawe mu minota 5 gusa? Muri ino minsi usanga abantu benshi bakoresha amafaranga menshi mu kujya gukoresha invitation, kandi ibyo sibyo. Muri ino video nje kukwereka uburyo wabasha kuyikorera kuri telefoni yawe gusa. Wowe icyo ngusaba nuko kurikira video kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo ubashe kubona ubumenyi bwose ukeneye kugira ngo ubashe kwikorera ino invitation. Nimba ari bwo bwa mbere kigera kuri ino channel, tuguhaye ikaze ndetse ubasha kwiyandikisha ku muryango mugari wacu wa Optic VFX ukanda subscribe kugira ngo izi tutorials tubagezaho zitazajya zigucika umunsi ku wundi. Reka dutangire nkwereke uko ushobora kubikora kuri telefoni yawe akantu ku kandi. Hanyuma fata telefoni yawe nk'ibisanzwe, hanyuma uze mu ma app yawe, ushakemo app ya Chrome, hanyuma uyikandeho. Numara kwikandaho uhita wandika invitation gutya, uhita ukanda aho handitse design for wedding aho ngaho, hanyuma uhita utegerezaho uzamureho gatoya, uhita ujya aho handitse Canva wedding invitation template aho ngaho utegereze. Ugera hano baragusaba email uyishyiremo, hanyuma uhita ukomeza gutya. Ngewe hano ngaha email ngiye nayishyizemo muri Canva. Hanyuma urabona hano hari invitation nyinshi, wowe urazamura bitewe niba rukunda cyangwa se amahitamo yawe, urebemo invitation ushobora gukoresha. Hari ziba hano ngaha ziri pro, ziri free. Twebwe turakoresha iza free kuko pro version zirishyurwa. Hano nyine uraza ukareba amagasa neza akaba ari gukoresha. Dore reba kuri izi ngizi ziriho aka kantu ka pro kagakamba, ntago wemere kuzikoresha. Iyo zikoresheje bagusaba kwishyura. Ngiye kamwereke iyo turi bukoresha, turakoresha ubwo idafiteho akara kantu ka pro. Ngiye nakunze iyi ngiyi, iyo wakunze urayemeza, hanyuma utegerezeho gatoya, urategereza gatoya, hanyuma bibanze birodinge bahita kugeza hano ngaha. Urabona ko ya invitation yacu yageze. Ubwo tugiye ku editinga nyine tukuremo amazina yangaya bashyizemo, hanyuma dushyiremo yacu. Hano ngaho ukanda ku izina, hanyuma ukahita ukanda kuri ako kantu ka edit, ukahita haza keyboard ukandika izina nyine wowe ushaka ushyiramo nyine ry'uwo muntu, hanyuma ukahita ukanda kuri ako kantu k'agakuba, ukahita ukanda no kujya kabiri, ukahita nanone haza keyboard ukahita ushyiraho akandi irindi zina, hanyuma ukemeza. Hanyuma iyo usoje ubona ritari mu mwanya neza, uraresizinga bitewe nuko byifuza. Hanyuma nano magambo twewe dukeneye gushyiramo ay'ikinyarwanda, urashyiramo turandika wenda ubutumire mu bukwe. Ubwo niko turi bubyandike. Hanyuma hano icyo ubusigaje ni ugushyiraho n'amatariki neza, ukeditinga ugashyiraho amatariki neza. Iyo usoje kweditinga n'amatariki neza wabishyizeho byose ubona ko bitunganye, ubusigaje kuyidownloadinga ukayibika muri phone. Hano ngaho urayidownload, uhita ukanda kuri ako kantu, ukahita ukanda kuri ako ka kabiri ka download, hanyuma ukahita ukanda none download aho mu bururu, hanyuma ikaba yibitse muri telefoni yawe. Hanyuma ukahita ukanda back. Ubwo tusoje gukora cover ya nuza ya invitation. Hanyuma mu gihe dusoje gukora cover ya invitation, ubwo dukeneye gukora rwa rupapuro ruba rurimo imbere muri invitation nyine. Ubwo hano reka nandike pink invitation kuko niyo iri bujyane na cover, kuko nayo yarimo amabara ya pink. Hano nanone n'ubundi urazamura nyine ukareba bitewe n'iryo wakunze, ariko hatariho kano kantu ka pro nababujije. Kara ka pro bisaba kwishyura. Ngewe dore nahisemo ko iyo ngiyo idafite akantu ka pro, uraza ugategereza ikabanza kirodinga. Dore ngiyi, hanyuma mu gihe imajije kwirodinga urabibona n'ubundi ukora nk'uko twabikoze mbere. Hano ngaha utangira byandi batangira ngo umuryango wa runaka, ugashyira amazina y'umuryango w'umugabo,
ugahita ushyiramo n'umuryango w'umugore nyine uko babyandika kuri invitation murabizi. Hanyuma wasoje amagambo yose nyine uyandika hano ngaha yagenewe kuri invitation. Hanyuma wasoza n'ubundi ni nka kwa kundi tumaze kubikora mbere, aho twabashije gukora amazina ndetse y'abageni nyine kuri cover. Ubwo hano ngaha tugiye gushyiramo nyine ibikubiye muri invitation nyine ubukwe buzabera he, buzaba ryari ndetse n'ibyo bakeneye nyine abantu bakeneye ukabikora. Hanyuma hano uri sayizinga bitewe n'ibyo ushaka. Hano ngaha ushobora gukoresha utwo tuntu two ku mpande, amagambo yagira matoya cyangwa se manini bitewe n'uko ubishaka. Urabibona niyo wakora mu nguni, aho ngaho mukuru utwo tuntu two mu nguni uraryongera cyangwa ukabidigabanya. Hano rero amagambo dukeneye kajyaho ni amagambo menshi kandi urabona ko twebwe twanditseho makeya bikata byuzura. Turegezaho mukanda kuri ayo mazina y'abageneho gatoya, hanyuma uhita ukanda aho ngaho kuri font size. Aho ngaho font size urari sizing ukabigeza ku nuzo ushaka, uragabanya cyangwa ukongera. Urabona ko bise biba dutoya. Hanyuma ubwo urashyiraho amagambo yose nyine yajya kuri invitation nyine wakoze hara kuri font size. Rero kugira ngo ubashe kubikora n'aya mazina tuyagarure, tuvuge nyine ko ubutumwa bwose wabusoje. Hano ngaha mu gihe ushaka kwandika mu buryo butandukanye amazina, ushobora gukanda aho ngaho kuri text style ugashyiramo amazina cyangwa se uburyo ibintu biza byanditse. Rero iyo ushaka guhindura ibara ukanda aho kuri kara ukagenda uhindura bikaba umutuku bitewe n'ibara ushaka nyine wowe. Hanyuma wamara kubisoza nta kindi gisigaye, nanone uhita ukanda aho hantu ho hejuru ukahita ujya kuri downloadinga ukayibika muri telefone yawe. Ubwo icyo usigaje no kuyiprintinga nyine ukayijyana. Uko wayijyana wayikoreye kuri papetera, amafaranga baguca siyo baguca ugiye kuyikoresha yose nyine wayikoreye. Hanyuma mu gihe umaze kwisoza nyine uyibika muri telefone yawe. Hanyuma washaka kuyohereza abantu nyine abari digital iri muri telefone ukayohereza abantu ku mbuga nkoranyambaga ushaka gutumira. Nizere kubonye uburyo wabasha kwikorera invitation kuri telefone yawe ndetse nta n'ubumenyi buhambaye bisaba, sibyo kuba wakurikiye. Rero nimba wagize ikibazo muri ino video manuka muri comment ubitubwire, ndetse naho utumvishe neza usubize inyuma video ubashe kubireba neza uko byagiye bikorwa intambwe ku yindi. Hanyuma niba ugejeje kuri no munota ukireba ino video ndagusaba gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi umunsi ku wundi tugenda tubagezaho kuri no muyoboro umugari wacu wa Optic VFX. Rero niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cy'ibintu ushaka ko tuza kwigisha muri video ikurikira, manuka muri comment ucyandikemo, hanyuma natwe tuzajya gukoreraho video ikurikira. Rero mugire ibihe byiza, ndabakunda, duhure muri video ikurikira. Ciao ciao.